hari ibintu bigera kuri bine ngiye kukubwira. Ibi bintu nusanga bikubaho uhita ubireka rwose, kuko bishobora gushyira umuntu mu kaga. Ushobora kubibwira umuntu ugasanga bimushyize mu kaga. Iyi ni Tuzatabarwa TV, njyewe ndi Atanazi. Turabashimira ko mubana natwe, kandi abakoze subscribe tubasabiye umugisha rwose. Ndetse nawe utarayikora ndakwinginga kugira ngo ufate akanya gato cyane katarenga isegonda, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Kandi mu by'ukuri buriya uduteye inkunga, kuko bituma channel yacu iva mu cyiciro kimwe ikagera mu kindi. Ndashaka kukubwira ibintu bigera kuri bine ushobora kubwira umuntu, hanyuma umuntu bikamushyira mu kaga. Nusanga ibi bintu bijya bikubaho uhita ubireka rwose. Ushobora kubibwira umuntu muri kuganira, hanyuma ugatuma yiheba, bikaba byamushyira mu kaga, hakaba hazamo ndetse no kwiyahura, cyangwa se kuba mu gihe kibi cyane cyo kwiheba, ndetse akaba ashobora kubaho ariko afite intimba n'agahinda agendana nabyo. Ibi bintu bine rero numara kwigenzura ugasanga bijya bikubaho, nshuti yanjye, ndagira ngo uze guhita ubireka, wigenzure uze guhita ubireka. Hari icya mbere ushobora kubwira umuntu bigatuma yiheba, ndetse bikaba byamushyira no mu kaga, akaba yabaho mu buzima butishimye, kandi yenda atari nacyo wari ugambiriye, ahubwo ari uko yenda utabitekerejeho neza ngo utekereze imbaraga zabyo. Icya mbere, kubona umuntu ubyibushye cyane by'umurengera. Hari ukuntu uhura n'umuntu, umuntu ukabona arabyibushye, afite umubyibuho uteje, navuga ko uteje inkeke, ukabona ntabwo ari wa mubyibuho w'igisirimu, ntabwo ari wa mubyibuho w'umuntu wiririye agahaga akaba ameze neza, ahubwo ni umubyibuho ubona yuko nawe ubwe umuteye ikibazo, cyangwa se kugeza ku rwego ushobora kumureba nawe ukaba wabona harimo n'uburwayi. Hari umuntu ureba mu by'ukuri ukabona arabyibushye, ariko uwo mubyibuho wawe ureba ukabona ni umubyibuho utakwishimira, utakwifuza, ni umubyibuho utakunejeje, nawe ntumunejeje, ndetse nawe ubibona neza yuko bimuhangayikishije. Ibi bintu rero hari ukuntu ubibona ku muntu, warangiza ugahita utangira ukavuga amagambo udatekereza ko afite imbaraga ku buzima bwe, ndetse ari bunamukurikirane, ariko ayo magambo akamukurikirana, ndetse akaba yaza gutuma aba mu gihe kibi cyane cyo kwiheba, akagenda yumva afite kwiheba, yumva ko apfuye birangiye. Uyu muntu kumubona afite uwo mubyibuho, ugatangira ngo ngo yego ko mana, ngo ubyibushye ute? Hari amagambo abantu bajya bakunda gukoresha atari meza, akavuga ngo abyibushye nk'intuzo ukuntu, akamugereranya amagambo atari meza mu by'ukuri, yo kumwereka yuko apfuye, yo kumwereka yuko asa nabi, mbega ishusho yigaragara nabi cyane, kumwereka yuko umubyibuho umwishe birangiye, ugatangira ngo ese wagiye ukora siporo, ngo ese noneho uri kurya iki? Ibyo bintu ntabwo ari byiza, nshuti yanjye. Uyu muvandimwe iyo bimubwiye gutyo ukamubwira ayo magambo, we ahita yibonamo ko apfuye, ahita atangira no kubona indwara zaje, za zindi zijya zishingira ku mibyibuho, ahita atangira kubona zamwatatse kandi yenda zitaranaza, kubera yuko nyine umuciye intege, umubwiye yuko abyibushye birenze urugero, kandi umubwiye yuko umubyibuho we uteye ubwoba, atagaragara neza, agaragara nabi. Uyu muntu ashobora kugenda agafata akareka ibiryo, akaba niyahura, akareka ibiryo kugira ngo arebe yuko wa mubyibuho wagabanuka, kandi mu by'ukuri bitari buze kumugabanyiriza umubyibuho, ahubwo akikanga yishyize mu kaga karenze wa mubyibuho, karenze we uko yabitekereza kubera amagambo yawe. Tekereza uyu muntu ubyibushye gutya yahuye n'umuntu umwe, akamubwira ati noneho uteye utera, kungana uko nguko, noneho kupfuye bigenze bite? Yagera imbere agahura n'undi akamubwira ati yewe noneho indwara ziraguhitana rwose. Yagera imbere akamubwira ati ariko noneho usigaye urya nk'ingurube ahari, ubwo uwo mubyibuho urangana ute? Urumva abantu niba bimubwira ari batatu ku munsi, mwene data rwose niba adafite kwihangana, uyu muvandimwe niba adafite kwihangana, urumva biramushyira mu kaga gateye ubwoba, kugeza ubwo ari bujya agenda nawe ubwe yifitiye isoni. Niba ari umugore, arajya yumva ko umugabo atamwitayeho kubera yuko ateye nabi. Niba ari umugabo, arajya yumva nta mugabo urimo rwose,
ko umubiri we wamunaniye kuwujera, yiyumve mu kindi cyiciro kibi cyane, ntabwo ari byiza rero. Icya kabiri ni umuntu unanutse cyane. Ahangaha ni ibintu bibiri bibisikana, birajya gusa. Ni umuntu unanutse. Hari umuntu uba unanutse mu rugero wareba taye ye ukabona ni taye nziza cyane rwose, ukavuga uti uteye neza, umeze neza, uyu mu by'ukuri wabimubwira. Ariko hari umuntu uba unanutse ku rwego navuga ko ari urwego rwa nyuma, ku buryo nawe ubwe agenda bimuteye isoni, bimuteye ikimwaro. Nawe ubibona yuko atari ibintu bimushimishije, rimwe na rimwe ukabona bizi rwose ko ari ibintu bitamushimishije, bimuhagaritse umutima. Iyo umubonye rero ugatangira ngo ego komana, ngo ariko se ngo ntukirya, ngo niko wa mukobwa we cyangwa se wa mugabo we wabuze ibyo kurya, ese noneho inzara kwikwishe birangiye byagenze gutera. Ayo magambo uko ugenda uyamubwira n'andi menshi nanze gukoresha, abantu bagenda bakoresha, nanze kuvuga, ni amagambo mabi cyane. Aya magambo nayabwirwa n'abantu bagera kuri 4 ku munsi. Niba ari umugore aratangira kubona yuko ari kironusu, nk'uko amagambo bamwe bagenda bayakoresha, aratangira kubona yuko umugabo we, ejo umugabo we nabona hari ibyo ahugiyemo azavuga ati umugabo wanjye nawe yarabibonye yarabibonye ko ndi muto cyane rwose ku rwego rwo hasi, yabonye abona ntari ku rwego rwe. Uyu mugore niba ari umugore aratangira kwibona mu cyiciro cy'abantu bananutse cyane ku rwego rwo gupfa. Nabibwirwa nawe yagera imbere akabibwirwa n'undi, kandi bagenda bakoresha amagambo akomeye. Hari abantu mu buzima tugira bakoresha amagambo akomeye, ukibaza uti mbese uyu muvandimwe aya magambo, iri jambo yarimbwiye yaritekereje? Mu by'ukuri hari abantu bagira amagambo akomeye, kandi amagambo yo gukomeretsa gusa. Akakubwira ijambo ukarigendana, ukaba waryirirwana, atari imbaraga z'Imana zije rwose ngo zikuzamure mu rundi rwego, hanyuma urenge imbaraga z'iri jambo, rishobora no kuguhitana cyangwa rikagushyira ahantu habi cyane. Ntabwo ari byiza rero kubona umuntu unanutse mu rwego rwo hejuru, hahandi navuga ko ari urwego rwa nyuma, ngo wowe ugire amagambo yandi ugerekaho. Ntabwo ari byiza. Nabibwirwa n'abantu 2, 3, 4, 5, niba ari umwana w'umukobwa ushobora kwikanga we ubwo ari gukora ibintu atekereza yuko ari positive cyangwa se ari ibintu bishobora kumugiraho impinduka nziza, ariko ugasanga byamugizeho impinduka mbi. Rero nshuti yanjye, iki kintu kireke, ntabwo ari cyiza cyane. Icya gatatu ni ukubona umuntu w'umukene ukajya wibanda ku bukene bwe, ukamwereka, ukajya ubisubiramo uti yewe ubukene burakwishe rwose, turapfuye. Yaba ari umuntu usenga ugatangira kujya ukoresha amagambo akomeye, ukamubwira uti nushaka wisengere kuko ndabona upfuye rwose. Hari abantu bajya bayakoresha cyane aya magambo, akavuga ati yewe ese kusengera abandi we wakwisengeye. Iri jambo ni ribi cyane nshuti yanjye. Aya magambo arakomeretsa umuntu. Niba ari umukene, mwubahire mu bukene bwe, hanyuma ahubwo niba ufite icyo wamufasha ukimufashe, ariko nabwo ufite intego nziza, intego yo kugira ngo abe yazamuka. Ariko ntabwo bikwiriye yuko uhora wibanda ku bukene bwe ngo umwereke yuko kuba akennye ari uko ari umunyantege nke kurusha abandi, ngo umwereke yuko ari imburamumaro. Icyakora niba hari inama wamugira, ubona wamugira yamuzamura mu buzima ikamugeza ku yindi ntera, icyo gikore ni cyiza cyane, Imana izaguha umugisha. Ariko kumubona ukavuga uti abana bawe ko bambaye ubusa noneho urajya he? Wamubona ukavuga uti ese noneho ko mbona se buriya murarya cyangwa mubayeho mute, kandi nta kindi kintu uri bumufashe. Ukamubwira uti amagambo akomeye nk'ayo, ukamubwira uti uzaze kunsura ni wowe ufite umwanya, dore ntacyo ukora. Ni amagambo akomeye cyane. Ubwo ndavuga aya magambo ntabwo ari meza nshuti yanjye. Uyu muntu uri kumushyira mu kaga, uyu muntu urimo urangiriza ibitekerezo bye cyane, urangiriza ubwonko bwe, ndetse ushobora gutuma ahita yibona mu buzima, akabona yuko ari we uciye bugufi kurusha abandi bose, akabona yuko ari we usuzuguritse kurusha abandi bose. Urumva situwasiyo uri kumushyiramo
iramujyana kure cyane y'aho yarari. Ibyo yari afite ubwabyo biramubangamiye, bimuhagaritse umutima. Ntawe unezezwa n'ubukene, ntawe unezezwa no kuba ari inyuma y'abandi, ntawe unezezwa no kuba adafite ubushobozi, ntawe binezeza. Umuntu yakora ibishoboka byose akazamuka. Niba ubona bimeze gutya rero, aho kumubwira amagambo ari negativu yo kumuca intege gusa, ahubwo shaka niba hari icyo wamufasha cyamuzamura, niba ari ibitekerezo bimuhe, niba ari ubushobozi runaka umufashe, ariko utamuciye intege mu by'ukuri. Hari ikindi kintu cya kane ngira ngo iki ngiki aba ari cyo nsorezaho. Hari ukuntu kubona umuntu mubi ku isura. Iki kintu tujya tukivuga, hari igihe ukivuga abantu bakagitekereza nabi, ariko ibi ngibi ni ibintu bibaho muri sosiyete, umuntu akaba ari mubi rwose pe. Hari igihe tubivuga abantu bakavuga bati ahari yenda ni ubwirasi n'iki, ariko ibi ngibi nta kintu cyabikuraho. Na Bibiliya iravuga iti Dawidi yari umusore mwiza w'uburanga, ikavuga iti Esiteri yari umukobwa mwiza w'uburanga, iravuga iti Leya, mwabonye ko Bibiliya yavuze ku mukobwa witwa Leya, ivuga no ku mukobwa witwa Rasheli. Aba ni abagore ba Yakobo, irabavuga mu by'ukuri. Iyo tuvuze rero ngo umukobwa mubi, umusore mubi, gusa nanone hari aho tugaruka umuntu cyane nko mu bintu by'imibanire n'urukundo. Iyo bije mu buryo bw'urukundo rw'abashakanye n'abasore n'inkumi, umuntu nanone aba mwiza imbere y'umukunda. Icyo cyo tugitandukanye. Ariko hari igihe, urugero, reka ntange urugero rwiza rwumvikana. Hari igihe umugore aba ari aho ngaho afite umugabo mubi pe, nawe abizi yuko ari mubi rwose ku isura. Umuntu ashobora kwibera mubi ku isura, ariko afite umutima mwiza, ari inyangamugayo rwose, cyane ko icyo nicyo gikuru. Igikuru ni ukuba ari inyangamugayo, kuba ari imfura. Umutima, ubwiza bw'umutima nibwo bwa mbere kuruta ibindi byose. Ariko hari igihe umugore aba yifitiye umugabo mubi ku isura rwose. Kuko njyewe hari umuvandimwe nzi, ni umugabo mubi, nawe arabizi, baranabimubwira. Baramubwiraga bati wa mugabo we, batubanza uzabyara ingagi. Ayo ni amagambo mabi. Baze kubwira umuntu iri jambo nk'iryo ngiryo, ukamubwira ngo uzabyara abana basagutera, banza uzabyara ingagi. Ubwo ni ubugome. Urumva umutima we urawukomerekeje cyane, kandi iyo sura ye nta ruhare yabigizemo kugira ngo abe afite iyo sura. Reka rero nguhaye urwo rugero kugira ngo wumve yuko ibyo ngibyo bibaho. Uwo muvandimwe ndamuzi cyane, ndamuzi, nawe arabizi. Twaraganiraga akambwira ati ndi mubi pe, ati ndi mubi, ati ariko ni imfura ku mutima, ati ndi mubi, ati ahubwo ati niyo mpamvu ndimo nsenga Imana ngo izampe umugore mwiza, ufite umutima mwiza kandi ufite n'uburanga, kugira ngo nibura bizabe imverisi. Ati kugira ngo ntazabyara abana b'ingagi nk'uko abantu babimbwira. Ayo ni amagambo mabi cyane inshuti yanyu. Noneho uyu mugore akaba afite umugabo mubi, warangiza uyu mugore ukajya uhora ubimubwira ngo umugabo wawe ni mubi pe, ngo se wa mugabo wawe mubi ngo ameze atera. Ubonye wese ngo nguriya muntu ni mubi nk'umugabo wa kanaka. Inshuti yanjye, urabimubwira ngo bimumarire iki? Arabizi ko umugabo we ari mubi, kandi yaramukunze, yamukunze abizi, yemeye yuko babana abizi. Urabimubwira ngo bimumarire iki? Uyu mugabo uramwibutsa ko afite umugore mubi, ngo bimumarire iki? Urabimubwira ngo bimumarire iki? Ko yamushatse abizi, akamukunda abizi, uramubwira ko afite umugore mubi, ngo bimumarire iki? Kumwibutsa yuko umugabo w'uyu mugore ari mubi biramumarira iki, cyangwa birakumarira iki? Urimo uramukomeretsa umutima, ndetse ushobora no kwikanga wamushyize muri situwasiyo mbi cyane atigeze kubamo. Tekereza amagambo nayabwirwa n'abantu 5 ku munsi, ejo akayabwirwa na 3 ku munsi, ejo bundi akayabwirwa na 4 ku munsi. Murumva ahantu murimo mumushyira. Aya magambo rero ntabwo ari meza. Ibi bintu niba wabikoraga inshuti yanjye, bireke, ntabwo ari byiza. Ushobora kwikanga byaguteranyije n'inshuti, cyangwa se ushobora kwikanga wabibwiye umuntu, ugasanga umushyize muri kambi cyane, mu gihe kibi cyane,
ugasanga ugiye mu mubare w'abantu bagenda bakomeretsa imitima y'abantu, kandi ntabwo dukwiriye kubaho turi abantu bakomeretsa abandi, ahubwo dukwiriye kubaho turi abantu bubaka abandi, tuvuga ibyubaka abandi, dukora ibyubaka abandi. Inshuti yanjye, va mu mwanya w'abantu babayeho bakomeretsa abandi, kuko ntabwo ari byiza cyane. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Atanazi.